mwabonye amavideo y'urukozasoni mu bapasteri, mwabonye abapasteri bambikanye ubusa, bamwe bagashaka kurogana, abandi bagashaka kwicana. Urabizi muri no minsi ni more fire hagati ya Bruce Melody 001 igitangaza na 01 Tiger. Ese wowe uri inyuma yande? Ngo ibi bintu ndabirambiwe, Tiger ndabirambiwe. Ireba umuntu uzi gukastinga neza, akastinga Nyamabondo, ati byanga bikunda uyu nguyu niwe uri copy paste na Bruce Melody. Ariko hari ahantu mwarakabije. Bruce Melody afite amatama koko nk'aya Nyamabondo, afite urutwe nk'urwahoho nk'uru rwanjye nk'urwa Nyamabondo. Ako abantu bajya bavuga yuko dusa konsa na Bruce Melody, byibuze iyo munyifatira uku nuguhana ariko gahana wihanukiriye. Juna rero arabareba niko ninde wababwiye kuza mukiha ubwami mu gihugu nyoboye. Nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye, twongere twishime tunezerwe, dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo. Nacyo twatanze ngo dukunde turame, n'abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo, kuko ntawanga kuramuka. Mumeze mute Banyakigali, namwe mwese mutuye mu ntara? Umwaka mushya wo muri hose, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengero bwaryo, hagati mu mutima wa Kigali. Uyu mwaka tugiye gutangira uzabe uwuzuza inzozi zanyu mufite z'ibyo mwifuza kugeraho. Uyu se wo ushize warageze kuki? Niba hari icyo wagezeho ikomere mu mashyi, ariko niba nta n'icyo wagezeho ntucike intege. Ndakubwiye ngo ntucike intege, kuko no mwaka utaha wa 2026 ugiye kuza, ibintu byose birashoboka. Icyiza ni ukugerageza, aho kugira ngo uvuge ngo bino bintu ntabwo byakunda, byibura jya uvuga ngo warabikoze biranga. Hamwe n'Imana ubundi ujye ushimira igeno. Bye bye 2025 twabanye neza. Ndabashimira by'umwihariko nkanjye MC Gift, ndashimira rwose abantu mwese mwagiye mumbera inzira y'ibyo maze kugeraho uyu munsi. Ndashimira abantu bangiriye inama, haba muri kariyeri y'umuziki, haba mu rugendo rw'ibiganiro. Murabizi tuba dukora zino nkuru ziri trend, tuvuga ngo muri showbiz habaye ibi, tukazana ubusesenguzi. Rimwe na rimwe bamwe ntibabwakire neza, abandi bakabwakira neza, abandi bati bino bintu byihorere nta kintu kirimo. Uyu mwaka hari abo wabereye muremure, hari abo wabereye mugufiya, bitewe n'ibyagiye biba. Uyu mwaka watwaye abantu benshi, abandi barasigara. Uyu mwaka wabereye mwiza abantu, abandi bawuhuriramo n'ibibazo. Ariko icy'ingenzi twebwe tugihagaze, tugihumeka umwuka w'abazima. Mumfashe dushimire Imana ko iminsi 365 haracyaburaho mikeya. Ariko ibyo ari byo byose isigaye turayibarira ku ntoki. Reka rero naha tugeze dufatanye dushimire Imana. Nimba hari uwagufashije umushimire, nimba hari n'uwakugiriye nabi nizere yuko yakubereye imbaraga zo guhagarara ukema, ukavuga ngo uyu ninjye, ibyo ngomba gukora nibi, haba muri uno mwaka, haba no mu mwaka ugiye kuza. Ndashimira cyane abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abo nshobora kuvuga, harimo abo ntavuga, ariko ibyo ari byo byose abantu bose bagiye bagira itafari bashyira haba ku rugendo rwanjye. Ubwo iyo mvuga ku rugendo cyane cyane mbavuga ku rugendo rwa music, ku rugendo rwa sinema. Murabizi ndi umuririmbyi, nkaba umuhanzi, nkaba umu actor, nkaba umu MC, nkaba aho rero wagiye umbona hose, wagiye amfasha wese, ewana salute kabisa. By'umwihariko ndashimira Vava gasore twizera Imana. Ariko noneho waburiye hehe ko wari wajuje mu minsi ishize mwamwumvaga kuri City Radio
ubu ngubu ntabwo turi kumwumva, ngera utanga agatego. Ndagushimira cyane, ndashimira Rizzo Lionel kuri radiyo Ishingiro Igicumbi. Nizere yuko abantu mwese mwumva radiyo Ishingiro ibintu ari uburyohe, ibintu ari ubutamu. Abazi Rizzo Lionel kuri radiyo Ishingiro, nawe salute, uri umwe mu bantu batumye abantu bongera kumva ibihangano byanje kuri radiyo. Ndashimira cyane kameramani wanje abakameramani banjye reka mwese mbashimire, nubwo nta byera ngo de, ariko vare nyiri vare empire. Ndagushimira abantu bagiye bambona mu biganiro bigiye bitandukanye, haba ibyo twakoranye, haba ibyo twakoreye ku nkiko, byose nawe wabaga ubiri inyuma. Ubwo ndavuga ibiganiro byagiye bica ku Itara Talent, ndavuga ibyaciye kuri MGI TV Rwanda, byose wari biri inyuma. Ndashimira umushinga ntahe bamwita Regis, afande Regis ntago ari afande, afite ni nyiri Regis TV, nawe akora ibintu by'imyidagaduro. Burya niwakira akarinki kanditseho ngo inkuru mbi mu Rwanda ujye umenya ngo ni uwo nguwo. Ewana nawe twarakoranye salute mu biganiro bigiye bitandukanye byose mwagiye mubona, haba ibiri kuri MGI TV Rwanda, haba ibiri kuri MC Gift Street Story, ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Ndashimira abakinnyi twagiye dukinana muri filime zigiye zitandukanye. Ubwo ndavuga abazatubona mu yitwa Fiona mu nyanja ndetse n'izindi. Ndashimira kuva mu kwezi kwa kabiri ndetse kuba cyangwa se nshyize irindi tafari ku buzima, niba aribwo navuga, nkava ahitwa Irwamiko, ubwo ni Igicumbi, nkerekeza i Kigali. Abanyakiriye mwanyakiriye neza, n'ubu ngubu tuzakomeze tubane neza. Abagiye bampa support mu buryo bwo kubaho, mu buryo bwo kubaka ibintu byanjye, salute. Muri uno mwaka mu inkuru nyinshi twagiye tubagezaho, nizere yuko zagiye zibasigira isomo, kuko hano njyewe abantu mukurikira ibiganiro byanjye, abantu mukurikira ibyegeranyo n'iki byose, haba muri kote nyine z'ibyo nkina n'ibyo nkora, murabizi ntago ari uko mbishakamo amafaranga, nubwo nayo nyabonye bitangwa nabi, cyane cyane mba ngira ngo ibiganiro dukora byose tugire ikintu twigiramo, tugire ikintu dukuramo. Kwanza mujye munanyandikira muri comment, ariko njya nzibona kuri Facebook, kuri Instagram, nkoresha MC Gift, kuri TikTok hose nkoresha MC Gift. Comment zanyu ndazibona, nanabashimira abajya munyandikira inbox mumbwira ko hari inama mwakuye mu byo mbabwira, cyangwa se mu busesenguzi bwanjye, mu nyigisho. Ni iby'agaciro nimba hari icyo ukuramo, ukagira icyo ugenderaho mu buzima bwawe ugikuye mu biganiro nkugezaho. Dukora ku biganiro biri trend, mu nkuru za byacitse, bamwe mu basitari tukabota, abandi bakishyira hanze, tukagira icyo tubavugaho. Ariko byibura nizere ko uno mwaka ushize n'umwaka utaha, ibyo tuzagenda tubona byose tuzagenda tubikuramo inama, tukentertaininga, ariko tukaniga. Uyu mwaka nk'uko nabivuze, hari abo wabereye muremure, by'umwihariko murabizi abantu dukora showbiz, hari bamwe bagiye bari mu maboko atari ayabo, bitewe na saga zagiye ziba mu buryo butandukanye. Navuga ngo Imana iborohereze, ariko nanone hari nabo byagiye bihira. Ngira ngo ubu ngubu uno mwaka urangiye, umunyamakuru wo mu biganiro bigiye bitandukanye kuri YouTube biri trend, Jihad, uyu munsi yanaburanye, by the way, urubanza rwe ku ifungwa n'ifungurwa ry'iminsi 30 y'agateganyo ruzasomwa ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere. Ariho tuzamenya nimba Jihad ukurikiranwa ari hanze, ndetse na Pazo n'abandi, cyangwa se nimba azakomeza gukurikiranwa afunze. Mu byo yagaragaje, mbibutse ko n'ibyaha aregwa byose abihakana, gusa mu byo yagaragaje yavuze yuko afite ingwate, akaba afite ubwishingizi, ku buryo yijeje urukiko ko azaburana
ari hanze adashobora gutoroka urukiko. Reka twikomereze abo nabo uno mwaka birangiye nyine bitameze neza bitewe na zimwe mu nkuru twagiye dukora, ngira ngo mwagiye mubona amavideo yagiye agira ingaruka ku bantu, ubwo ndavuga ya mpano, ndavuga uwitwa Diane, ndavuga n'abandi bagiye batandukanye. Mwabonye amavideo y'urukozasoni mu bapasiteri, mwabonye abapasiteri bambikanye ubusa, bamwe bagashaka kurogana abandi bagashaka kwicana. Ntabwo ndi bugende bivuga detaye byaba birebire. Icyo nashakaga kuvuga, ese ibi bintu byatwigishije iki muri uno mwaka, ni izihe ngamba tugiye kujyana mu mwaka utaha? Ndi gusoza, hari ibintu ntagenda navuzeho. Murabizi muri no minsi ni more fire hagati ya Bruce Melody 001 igitangaza na 01 Tiger. Imihanda ikomeje kugorana, imihanda ikomeje kunyerera. Ese wowe uri inyuma yande? Mu gihe twari tumenyereye yuko Bruce Melody aza akavuga agakubita agakoni kunda Tiger, ngira ngo mwagiye mubibona. Ejo bundi umuhungu aragenda akoranya inama, aravuga ngo ibi bintu ndabirambiwe, Tiger ndabirambiwe. Akusanya aba script writer, arababwira ati ngiyi ndirimbo ni munyandikire script. Hanyuma abantu mu casting murayizi kwa kundi bagenda bajonjora abanyempano, uko abantu bagaragara bakavuga ati uyu muntu asana kanaka, yasana kanaka. Inama y'aba script writer iraterana, ireba umuntu uzi gukastinga neza, akastinga Nyamabondo. Aravuga ati byanga bikunda uyu nguyu niwe uri copy paste na Bruce Melody. Ariko hari ahantu mwarakabije. Bruce Melody afite amatama koko nk'aya Nyamabondo, afite urutwe nk'urwahoho nk'uru rwanjye nk'urwa Nyamabondo. Akuko abantu bajya bavuga yuko dusa konsa na Bruce Melody, byibuze iyo munyifatira. Ntago nari kubyemera kuko njende 001 simubizi. Hanyuma ibyo si inkuru. Ikintu twabonye cyo nuko The Ben hano Tiger yarihaniye kabisa. Tiger yongeye kutwereka ko ari Tiger mu mujyi, kubera yuko hano harimo guhana ariko kanahana wihanukiriye. Ababonye ino ndirimbo uku ni uguhana ariko gahana wihanukiriye. Juno rero arabareba, aravuga ngo, arababaza ati Niko ninde wababwiye kuza mukiha ubwami mu gihugu nyoboye? Mwamubonye ku ndirimbo nshyashya agiye gusohoka arimo akubita utuntu tw'inkonji Tiger, arimo akatagura ikinyusi. Ariko abantu banditse script y'ino ndirimbo ya Ben n'abagome, ko kiriya kinyusi kweri? Reba kuri kamera. Iki kinyusi kweri? Reka mbashimire rero, muzagira umwaka mwiza wa 2025. Uyu mwaka muzagira umwaka mushya. Umwazagire umwaka mushya, muzahirwe n'umwaka wa 2026. Reka twizere ko uzababera uw'amata n'ubuki. Reka tuzarebe ko tubifurize ko uzababera uzaza ari agasongero cyangwa se uhaza ibyifuzo byanyu. Imipango yose upanga 2026 izakubera impamo. Ndabashimiye. Nitwa MC Gift, iyi ni MC Gift Street Story. Mwibuke gukora subscribe bagenzi banjye, like, share and comment. Ibintu biri kuzamuka hejuru. Mwaka mushya muhire.